njyewe Sewase niteguye gufata ipanu yanjye nkagenda nkashyira umutaka ahantu hariya mugiporoso nkatekera abantu crepe nkazibara neza nkakuramo inyungu yanjye bakanyishyura 500 bagacaho nanjye ngasigara mu kazi kanjye nkomeza ntanga ya service nziza mbasekera neza kandi ku buryo bazagaruka mu gihe ntabonye ibyo ngibyo nkora ibyo mba mbyiteguye. Reka nongere ngo ikaze mu kiganiro Star in the Kitchen ku Isango Star TV uri kumwe na Clemikeza ni nk'ibisanzwe. Twasuye Dr. ubanze mu buryo jambo Dr. Karangwa Sewase tukaba twamusanze mu gikoni agiye kudutekera crepe. Byonyine kubona umudokiteri mu gikoni bora ni ibintu bishimishije cyane kandi binatangaje. Reka rero tumuhe ikaze abanze tunyure muri make icyo agiye gukora. Murakoze Keremi, nishimiye kubana namwe n'Isango TV. Mugiye kubakorera crepe. Crepe ni ifunguro ryiza cyane abana bakunda, abakuru bakunda ndetse n'abakambwe abageze mu zabukuru bakunda. By'umwihariko ndaza gukoresha ifarini, nkoresha amazi, nkoresha amagi ndetse nkoresha n'ubuki. Ubundi kera bashyiragamo amasukari ariko kuko ngende umuvumvu ntabwo ndi bukoresha amasukari, ndakoresha ubuki uva mu mitiba yanjye, mu mizinga yanjye. Ubwo rero turagira twifashisha n'utuvuta duke cyane, utuvuta tw'ibihwagari abantu wenda muri rusange bita buto ariko buto nirukwayo tw'ibihwagari kugira ngo ipanu yacu itaza gushyuha cyane bigatuma crepe zacu ziza gushirira. Twatangiye rero tutabatindira nkuko bivuze twagiye tugiye guteka crepe. Crepe ni ubwoko umuntu ni ubwoko bw'umutsima umuntu akora akoresheje ifarini. Hanyuma nta n'ikindi kintu kidasanzwe gushyiramo, ni ifarini tukaza gushyiramo n'ubuki. Urabizi ko ndi umuvumvu ntakoresha isukari mfite ubuki. Urero nabanje gushyiramo amazi yagereranyije, wenda buriya harimo nka litiro. Ubwo nanjye kubaza ngo amazi yagereranya ukurikije wenda kubera ko ngiye guteka nk'ikiro, ubundi aka ngaka aba ari 1 kilo n'igice. Ubwo ndabashyizemo nka litiro, ngenda ngereranya. Nge ntabwo ndi umuspecialist cyane, ntabwo ndi umunyamuga muri byo cyane, ariko kubera ko nigeze kubaho umusiribateri igihe kirekire hari ibintu nagiye niyigisha akenshi na kenshi naragiye mbitozwa n'ababyeyi, noneho ibyo ntazi nkajya ngenda nkabakopera nkaza nkabiteka ngeze iwanjye mu gisiribateri. Mu gihe abasiribateri benshi baba bajya mu maresitora, reka njye nta resitora nigeze njyamo. Resitora zituma umuntu arya nabi, ariko akenshi hari n'ababura uko bagira kubera akazi kabo katabemerera kujya kwitekera. Washaka guponda nawe ikintu uri bumfashe uraza gusukamo ubuki. Umfasha kuko urabona nashyizemo amaboko abiri. Dushyizemo n'ayandi byahita biba byinshi, bituma ureka n'ibyo ngibyo. Ubwo ntabwo naza kubona undi unsukira kuri kariya gafarini nyine yakari. Ubu rero nshyiramo ubuki. Ahubwo se buriya dore gufata kugirisha amazi ashyushye cyangwa amazi y'akazuyazi bura si byo byiza. Ubundi aya mazi n'ubundi ari akazuyazi. Deja buriya ku buryo bituma amantuze ashiramo. Ariko aya ngaya n'ubundi ni akazuyazi twakoresheje kugira ngo izuba ubwaryo ntiryarihaniye ko amazi aba akazuyazi. Ariko aya ngaya ni aya ngaya. Hanyuma ubuki ubwo uraza kumbwira uriho suka kuko ako kose ndaza kukamarira. Wow. Ndashaka gukorera crepe ziryoshye cyane kuburyo urajya wumva icyo bita ikinyunyira cy'umuntu. Kwa kundi umuntu agira akirigata intoki. Ora rero
mu bihe bitandukanye kuva isi yaremwa ifarini yagiye ifasha abantu kurera abana. Umwana umubyeyi utashye amusaba umugati cyangwa irindazi, ndetse bigezeho bijya no mu mvugo y'abantu ko umuntu ajya gushaka umugati, akabyuka ajya gushaka umugati. Rero mu bintu bijyanye n'amasomo y'igabwenge bifite icyo bifasha ku muntu iyo yumva ko mu gitondo atari bubyuke yicaye, aho bagomba gushaka umugati w'umwana. Niyo yaba ushaka uwe n'udafite umwana avuga ko yagiye gushaka umugati. Hanyuma urabizi ko burya na muri Bibiliya ifarini ivugwamo. Ubwo guhitamo amazi n'umuti byose kandi ubu ni umuti ushyizemo ubuki. Umuti wo mu manini wabonye icyo bita originalite y'ubuki. Ni ukuvuga ngo nako nari kuza kukakwereka. Ubuki buri original buhita bujya hasi, ndetse narimbiye ntabwo bwivanga n'amazi. ubu niyo ntabwo mwera hano nta kibazo cyane, humura rwose. Ubwo ngubwo ni na kantite nziza. Ubu rero igikorwa cyo gushaka icyo dukuramo crepe turimo turagisoza. iyo bagiye gukora imigati ibi babyita igipondo. Iyo ari crepe babyita ubura nabyo ni igipondo. Igipondo ni ibyaponzwe. Cyose ko byo bimeze nk'igikoma nyine, ntabwo biba bimeze nka noza. Iby'umugati byo biba bifashe. Harya ubwo kantite y'ubuki twashyizemo ubwo twashyizemo nka mililitiro 200 mililitiro 200 mu ifarini ijya kuba ikiro. Dukoresheje nk'ikiro, urebye ni nk'ikiro. Kandi muri amazi noneho nzi duteke. Turashyiramo amagi 2. Afite umuhondo mwiza. No Amanyarwanda rero nta kipfa kuboneka cyane. Twebwe ni inkoko tuba twiyororeye. Arega buriya ibintu ibiva mu banyarwanda byari byiza. Niyo mpamvu tuvuga amanyarwanda, tukavuga mbese niyo ushaka ubuki barakubaza ngo ubwo ni ubunyarwanda. Rirasa neza kabisa. Umuhondo mwiza cyane, inkoko ziba zatoye ahantu heza. Yanjye urane ibumba icyo kiza cyacyo. Irasa neza gusa nywa amazi. Usibye crepe ibindi uzi guteka nibi? Sinaguteka ibijumba. Mu mazi bisanzwe. Bigenze.
hari umusitari wigeze kubaza n'urwenya ariko ni ibintu byinshi nzi kubiteka. Oya hari umusitari umwe nigeze kubaza ngo azi guteka iki, anambwira ngo azi guteka amazi. urabona ko ari umusitari kandi ukuvuga ngo nta nubwo ari amazi yo kunywa nibura, donc iyo ari amazi yo kunywa umenya yuko yahiye. we rero ngo ni uguteka amazi. ikibazo cyo guteka kw'abagabo, ariko iyo abagabo dutetse hari n'utuntu twibagirwa, nk'ubu nibagiye kuzana inoza ntagomba kwibagirwa. ufite mwebwe akantu iyo bigeze igihe cyo kugakoresha nibwo ubona ko wagakwiriye kukaza. namwe mwubatse mu gihe twebwe tugiye guteka ibintu byose ukeneye byose biba biri hafi. noneho namwe mwubatse murubaka inzu ikaba nziza, ugasanga wenda mwibagiwe nko gushyiraho idirishya cyangwa umuryango. bijye bibakunde. nihinduye nabi. birasa neza wenda. birasa neza ariko nyinaze nabi, kandi buriya ntishobora kwihambura. ntabwo wayihambura ngo bizakunde. bukabaye kandi niyo tugire gutya irashyiryo. iyo niyo ntabwo yagize ushyiramo utuvuta dukeya duke. kurumva yari uri guteka gusa. kurumva amavuta gusa. harimo amazi. ariko ahita yivanamo nyine. ahubwo cyangwa n'ubu ngubu yahiyemo hagati na dore ndi foke. neza turebe. yishyira aho ngaho. iyi ngiyi ni uko wahise uyikuraho mu minota mike hano hagati yari kuba ihiye. yari gushirira. yari gushirira ariko iyo nguyu wayigiye urabona ko imeze neza. niko ubundi nicyo cyica twese hano hari ikintu tugenda tubura. niyo mpamvu buriya leta amaleta yashyizeho icyo bita uburinganire n'ubwuzuze. hari ibyo nkora n'umugabo kubera ko ntabikora buri munsi cyangwa se bitari muri bitarenye inyange ngo zihageze neza jenye ugasanga ari two mbuze neza ariko hari ababyitiranya rero. uburinganire n'ubwuzuzanye. ujye uzamura cyane. ntabwo ari nafata sayizi ndaza kugushobora mbese. nanjye umubwira ngo iyi neza kuzayirya kubera iyi ngabe yariye neza. njye rero bigitangira nawe mpitarangira kurya. weho ugomba gutangira n'ubundi nicyo cyiza. nicyo cyiza cyabatetse. yarumva ko na kameramani ni ukugenda umuha kugira ngo muri nuza yumve ko biryoshye. ndiriye neza. wari ziri zirashya neza. iya mbere wari utaramenya ndetse n'ikureho imwe. ufite ntabwo ari n'akamenyero, hari uburyo umuntu aba ataramenyereza sayizi y'ipanu. ariko niko bigenda ntabwo habura udupfa. iya mbere byanga byakunda bigomba kukwinjiza mu kazi neza cyane kabisa. ushobora kuyimetereza. bigomba kukwinjiza mu kazi. crepe ni ifunguro rivuna guteka, risaba kwitonderwa. kandi icyiza cya crepe ntikoresha amavuta menshi. ntikoresha amavuta menshi. izindi nyungu zayo ntabwo ari nka kwa kundi umuntu ashobora kurya amandazi ukayarya urya n'amavuta oya. muri crepe ntabwo ariko bimeze. iyi pani iteka neza nayo cyane ni ibumba. rega hari ibintu twagiye tuvaho byinshi byiza. tugenda tujya muri ibi by'ibyuma kandi hari ibyacu gakondo twagakoresheje bikoreshwa neza.
ngo mba ntangiye kuyinjiza kugira ngo ndebe ko hasi rwahamanye. Ushaka ribanza gushya hasi cyane. Uze ko wakusimbiza. Nabonye ipanu yawe iraremereye. Ipanu yawe iraremereye. Ukigishamo ibijyanye na politike cyangwa politike, ububanyi n'amahanga. Buriya iyo wize ibyo ngibyo ntabwo ari ibyo bari harimo byinshi kugira ngo uba warakoze ubushakashatsi ku bintu byinshi. Management, leadership, public policy making, human rights. Hose waragiye ukoramo ubushakashatsi. Ubwo iyo PhD yawe ni imyaka ingana? Ubu natangiye kwigamo 2017, 2018 yose imyaka ine nibura. Imyaka ine ubu irangije. Ubundi ukarwana n'ubushakashatsi. Ukarwana n'ubushakashatsi. Uko uri kugenda ukora ubushakashatsi? Ubitangira, urabitangira. Ni ibintu bigendana. Ni ukigerayo utangira n'ubushakashatsi. Wayigihe? Nayigiye mu ishuri ryo muri Amerika. Nagize amahirwe yo gufata hari uburyo ushobora gufata umwanya ukagenda ukicarayo ukiga cyangwa ukagenda ugaruka. Ubwo nibwo buryo nifuje kwigamo ku buryo bitatumye uhagarika akazi. Oya, ntabwo bihagarika akazi. Fasha ukwezi kumwe ukagenda kongera ubumenyi. Ibindi abamushinzwe gukurikirana mu myigire yawe bakajya bari kohereza mukabikora naho internet. Nka 2019 sinigeze nanava hamwe. Noneho 2020 ho hajemo corona. Mu gihe abandi barwanaga na corona, njye nari mbonye umwanya mwiza wo kurangiza amasomo yanjye. Ya corona nubwo yari mukereje igihe gato nihutisha amasomo yanjye ndayarangiza. Mu rwego rwo gucunga neza ibyo agomba gusiga isafuriya idafite umutungo mwinshi. Hanyuma muhungu ukuraza ukamanura gutya urumva ukamanura gutya nawe uze ukora imwe. Aka rero twajugunya nawe kagire gutya kugira ngo twaragaho rero gusa witonze. Imaze gufata ubwo yafashe. Nanjye mpakeye. Wambaye iki kirenge? Oya kumura niki. Ubwo wifuza. Merci. Oh my god, iracyashyushye. Numva reka mubaze. Urakumva imeze? Iryoshye nk'iki? Ngira ngo rero mwabibonye uburyo twateguye crepe, hanyuma uyu mupapa mubona hano akaba yadufashijemo nk'uko mwabibonye. Reka noneho ndagira ngo tubwire mu magambo makeya ibyo tumaze gukora, ku buryo wenda nk'umuntu ashaka nko kuvuga ati nko mu gihe runaka nshobora kwifashisha ibikoresho runaka gutya nyine nkabasha kubona crepe. Murakoze cyane. Mbere ndagira ngo bashimire yuko mwaduhaye ikiganiro. Ibyo tumaze kwifashisha rero dukora crepe ni amazi, ni ifarini, ikiro cy'ifarini na litiro wenda y'amazi, hanyuma dushyiramo ubuki, dushyiramo n'amagi. Ibyo bintu bine rwose bigukorera crepe nziza kandi iryoshye. Ubundi ukajya ushyiramo utuvuta duke kugira ngo crepe itaza gufata hasi, kiriya gipondo bakoze kitaza gufata hasi ku ipanu.
ibyo ngibyo umaze kubishyira hamwe rwose ukora crepe nziza ukagaburira abantu bagataha bishimye. wenda usibye no kuvuga ngo kugaburira wenda nk'abashyitsi ahandi hantu crepe zishobora gukoreshwa ni hehe? No mu rugo rwose mu gitondo crepe ishobora kuba ifunguro ry'abana mu gitondo ndetse n'ababyeyi n'abari mu rugo aho ngaho. Ikindi nkatwe dukora imirimo isaba ingufu, twagiye mu buhinzi, twagiye gukurikirana ibikorwa byacu by'ubuhinzi, umuntu ashobora kuyifashisha nk'ifunguro rya saa sita ukarenzaho amazi ukirirwa umeze neza ukomeye, ugakurikirana ibikorwa by'ubuhinzi ku mugoroba ugataha umeze neza. Hari abashobora kuba babonye twashyizemo ubuki bakibaza impamvu twashyizemo ubuki yo gushyiramo isukari, wababwira iki? Icya mbere ifarini ubwayo ibifitemo agasukari, gufata indi sukari rero ukongeraho burya burimo kugwiza amasukari menshi, ndetse uba winjije n'amakarori menshi mu mubiri wenda utari bukoreshe wenda ukora siporo cyangwa se ibindi bikorwa bikabivana amakaro bituma umuntu abira icyunzwe. Rero biba byiza iyo ushyizemo ubuki bwayo. Icya mbere inzuki zitara ku byatsi bitandukanye kandi by'imiti. Icya kabiri ubuki buraryoha, busimbura buhagarara isukari, ni umuti ni urukingo. Rero ni byiza cyane yuko ushyiramo ubuki kugira ngo nibura habeho ikintu bita byo kuringaniza, kubalansinga, kuringaniza ako gasukari kari mu ifarini, noneho kubushyizemo ubuki ugafungura umuti ariko ugafungura n'ikiribwa cyiza kiryoheye akanwa. Hanyuma igi ryo akamaro karyo? Igi murabizi mu mikurire y'abana ndetse no kongera abasirikare imbaraga, abasirikare b'umubiri, kongera umubiri ubudahangarwa. Igi ni ngombwa cyane, ndetse kuri iyi ngiyi ntabwo twashyizemo amagi menshi, ni amagi 2, kandi twese abantu bagera muri 4-5 bakaza gusangira kuri ya magi, kuri bwa buki na ya farini. Ariko ikindi cyiza cy'amagi cyongera igi ryongera uburyohe muri crepe, ariko wanayikora ikaza yumutse ubona nyine wa muhondo w'igi, bigatuma inagaragara neza ku isura. Burya kurya ni ikintu cyiza ku isura, ukireba ngira ngo babibonye ku mashusho. Burya n'iyo ubirebye kugira kurya ikintu wagiriye ipfa, amazi y'urunyana nkane yatangiye kumanuka, bituma n'umubiri ugubwa neza kandi ukakira ryafunguro neza ku buryo igogora riza kugenda neza. Abantu bashaka kwibaza Sewase umupapa ibintu byo guteka yabyize ryari, no mu kanya wanatubwiraga n'ama degrees ufite menshi. Ibintu byo guteka byaje gute? Urabona navukiye mu muryango aho umubyeyi wacu, umukecuru wacu yadutozaga imirimo yose harimo no guteka. Ariko nuko nagiye kwiga kaminuza nkava mu rugo bikaba ngombwa ko njya nirwariza mu bintu bijyanye no guteka. Nagiye niga ibintu byinshi mu bintu bijyanye no guteka, aho nagiye niga hose bikaba utari bubone umukozi. Aho ugera wavuye nko mu Rwanda wagiye hanze ukabona ko utazabona umuntu wishyura amafaranga. Ubwo rero iyo utirwanya utimenye urumva nyine inzara yakwica. Kandi burya nanone amaresitora ni meza ariko yose si meza. Hari ayo ushobora kujyamo ugasanga kubera gutekera abantu benshi wenda batitaye ku isuku, ugasanga ifunguro ryaho ryakugwa nabi. Ni byiza rero ko njyewe nabitangiye ndi muto nangira mbyimenyereza, ariko byangiriye akamaro kubyigira kwa babyeyi, ariko no kubyigira mu buzima nagiye ncamo. Naho nabyigiye rwose, ntugire ngo hari ibindi, nzi no guteka ibindi byinshi, nugaruka nzagutekera irindi funguro. Hanyuma abantu wenda bashobora kwibaza Sewase ni muntu ki, watubwiraho muri mu magambo make cyane? Sewase ni umupapa wubatse ufite abana 3. Ubundi ntuye muri uyu mujyi wa Kigali, ariko ngira ibikorwa mu ntara. Ngira ibikorwa byinshi, ubuhinzi n'ubworozi, ubwonzweho cyane n'ubworozi bw'inzuki, mbukorera mu ntara. Mu buzima bwanjye nakoze igihe kirekire kingana n'imyaka 10 akazi k'ubwarimu, uburezi. Icyambere nabaye umwarimu, nayoboye amasomo, mba n'umuyobozi w'ikigo cy'ishuri. Ariko mbere yaho gato muri reforme ya mbere nabaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge. Hanyuma nza gukomeza nsubiye mu ishuri ndabisiga, nyuma nza kwigira mu bwarimu.
uyu munsi rero imirimo nkora ni imirimo ijyanye n'ibyo nize muri kaminuza icyiciro cya kabiri ubwarimu, kuko nize ubwarimu n'ururimi rw'ikinyarwanda, kwigisha ururimi rw'ikinyarwanda buriya ndabizi ndetse n'igifaransa. Hanyuma ariko nashyize imbaraga mu kinyarwanda cyane, imbaraga nyinshi nazishyize mu kinyarwanda kuko nabonaga ari ururimi twibwira ko tuzi ariko tutaruzi, kandi ari ururimi gakondo, ari ururimi kavukira abantu dukwiye kwiga tukamenya. Hanyuma ngiye ku cyiciro cya gatatu nize ibintu bijyanye n'ububanyi n'amahanga, international relations. Ibyo bintu nabyo mbikoramo nshatseho ibyo mufasha kujya inama cyangwa se akazi k'ubugishwa nama, n'ibyo nabyo narabifunguye ku buryo ushobora kubijyaho n'abantu inama kandi bigatanga umusaruro, hishyurwa. Icyo ni icyambere, ariko n'uwo mbikoreye akabikora umusaruro. Hanyuma ariko kubera ko nakomeje no kongera ubumenyi, ndangije PhD muri ubumenyi bwa politiki n'imiyoborere, nabyo nabishyize mu bintu ushobora gukoraho ubugishwa nama. Ese inzego runaka zikwiye kuyoborwa gute, zayoborwa gute, abazirimo bayobora gute. Burya mu bintu bijyanye n'imiyoborere byose byubakiye ku kintu cyitwa gutanga serivisi nziza kandi yihuse, kandi umuntu ikagirira uwihaye akamaro. Ushobora guha umuntu serivisi nziza yihuse ariko ntigirire. Ibyo ni ibintu bitatu bikoze umuntu aba yarize ku buryo ashobora gufashamo, yaba ari inzego za leta cyangwa se inzego zikorera ku giti cyazo. Ikindi ni politike abantu bayifata, umunyapolitike mufata nk'umuntu ubeshya, ariko abenshi bagiye bihisha inyuma y'iryo jambo. Ubundi politike ni uburyo bwiza abantu bakoresha kugira ngo wegere icyambere abo uyobora, abo utayobora, abo uyobora n'abo utayobora, noneho ukabagezaho imirongo migari izana agashya n'ibishya kugira ngo bagere ku gikorwa runaka. Wifashisha politike, uko umuntu abivuga, uko umuntu abishyira ku murongo, n'uburyo babikora. Umuntu yigamo n'uburyo akora politike. Iyi politike umuntu yayikora gute kugira ngo igirire abaturage cyangwa se abo tubana akamaro. Buri ikintu kitazagira akamaro ntabwo ufata umwanya ugitaho umwanya ukiga nk'umushinga. Ibyo rero ni ibintu uko nagiye nongera amasomo, nagiye ngerageza gucengera. Ikindi umuntu yigamo ubundi ni gute umuntu azamuka mu ntera. Iyo umuntu avuze kuzamuka mu ntera, umuntu atekereza ko ashobora kuba ari umunyamabanga uhoraho wa minisiteri akaba minisitiri. Oya, kuzamuka mu ntera ni uko uba ufite abo uyobora, ba bandi uyobora bakazamuka mu ntera nabo bakagutera kuzamuka. Urimo urabyumva? Ntabwo waba uri umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ngo uzamuke mu ntera ujye kuba meya, noneho nuba meya abaturage wayoboye babishwe n'imvunja se cyangwa babayeho nabi. Burya ntabwo warabonye promotion. Promotion ni iki? Nuko nge nzamura aba baturage noneho bigatuma njya ku rundi rwego. Iyo niyo bita promotion. Burya abantu tujye tunabyishimira. Nuzamuka mu ntera ntacyo wamariye abayoboraga, ujye umenya kutazamutse. Ujye umenya ko hari ahantu nuzi. Ibyo rero ni ibintu mu by'ukuri dushobora kujyaho inama n'inzego ziyobora. Inzego ziyobora igihugu, urwego rwa minisiteri, urwego rw'intara, akarere, kugeza ku mudugudu. Ibyo ni ibintu nagiye nkoraho ubushakashatsi buhagije. By'umwihariko ndangiza amasomo yanjye ya PhD nakoze ku ruhare rw'umudugudu. Wenda ntabwo nabivuga uko biri mu Cyongereza, ariko nazanyemo uruhare rw'umudugudu wo mu mujyi wa Kigali mu iterambere ry'igihugu. Hari n'ibindi byongeraho kugira ngo nuzi iyo topic itaba abstract cyangwa insanganyamatsiko abantu batayibona mu gicuku. Ibyo byose rero ni ibintu nashyize hamwe kugira ngo nibura muri iyi minsi unkeneyeho ubugishwa nama kuri ubwo buryo kugira ngo mbe nabimufasha. Ariko umunsi ku wundi hakurikirana akazi kanjye kajyanye n'ubuvumvu. Ndi umuvumvu.
noneho ni nko gusoza ariko ubwo ni n'ikibazo nanone umuntu ashobora guhita yibaza giteye amatsiko cyane cyane hejuru y'ibyo byose umaze kutubwira ukajya mu gikoni buriya hari abantu benshi bumva igikoni bakumva nyine ko ari ikintu gisuzuguritse wowe ku ruhande rwa noneho kuba uri umugabo uri umupapa igikoni noneho no kugereka ayo mashuri yose n'ubwo bumenyi experience yawe kuba wajya mu gikoni ugateka kuri we bisobanuye iki? Reka nkubwire ntawe umenya aho bwirageze ntabwo wambwira ngo doctor ngo doctora itakubeshejeho ngo ubashe kubaho nta kimaze njyewe Sewase niteguye gufata ipanu yanjye nkagenda nkashyira umutaka ahantu hariya mugiporoso nkatekera abantu crepe nkazibara neza nkakuramo inyungu yanjye bakanyishyura 500 bagacaho nanjye ngasigara mu kazi kanjye nkomeza ntanga ya service nziza mbasekera neza kandi ku buryo bazagaruka mu gihe ntabonye ibyo ngibyo nkora ibyo mba mbyiteguye ariko nanone ubuse umuntu ahorana mu gihe umudamu yarwaye cyangwa se wenda ati tujye kuri kintu cyangwa yananiwe ubuse muraburara ngo nuko ngo uri umugabo ngo umutware ngo ugamitse ngo utegereje uko bazagenda biteka cyangwa ukaba wananyuzamo nawe ukamufasha byo kumuha care rwose reka nkwereke ibyo burya nje noroshya ubuzima bwose nje mfata isuka nkahingana n'abakozi banjye nkabereka ku buryo bahinga ntacyo bintwara kandi bituma ngabanya ibiro se ntago bituma ngabanya ibiro nta nubwo binkuraho diplome zanjye mfite zose kuko izo diplome nizo zingira ibyo ngibyo erega umuntu yarangije umwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye kwitwa humaniste buryo bubaye umuntu ubwo umuntu rero ntabwo bukubuza gukora akazi k'ubumotari cyangwa se ubunyonzi kugira ngo ubashe kubaho ukabikora neza ahubwo kuki tubonye abazi kubikora neza babizamo wari watwarwa nk'umumotari wakandagiye mu ishuri ngo wumve ukuntu ari byiza kandi no gusobanurira kandi ubona n'ikinyabupfura ubukesha yakuye mu ishuri buramufasha rero ngewe mba niteguye ko aho ngeze mpindukana n'ubuzima bw'aho ngeze ntabwo ahantu hose abana abakozi bose uzajya mu Burayi cyangwa muri Amerika ngo no kuri docteur ngo wibwire ko uzabona abantu bakugaragiye urirwariza ibyo rero nibyo nagiye niyubakamo ku buryo niteguye gukora akazi kose niwe nariterura kugira ngo mbashe kubaho ntacyo bitwaye urakoze cyane rero hanyuma nawe udukurikire reka ngushimire kuba ukomeza gukurikira ikiganiro Star in the Kitchen ndetse no kuba urindahemuka ku Isango Star TV naho ubutaha.